Abanyarwanda mwe hari igihe umuntu agera ku nkuru akabura ikintu na kimwe yavuga, akabura ikintu na kimwe yatangaza. Urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa witwa Mutoni Diane yakoraga i Masaka muri Gako mu kabari ke, ariko uyu mwicanyi muri kubona ngo niwe bose wari uhagarariye icyokezo yamukase ijosi hasigara umutsi umwe gusa. Birababaje biteye agahinda kubona umunyarwanda yafata amaraso y'umwana w'umukobwa akayangiza bene akagena akayica, akamwica akamuvutsa ubuzima, akamwica akamuvutsa ubuzima uko yaremwe n'Imana. Ibi bintu biri kuba ni ibiki? Ibi bintu biri kuba mu Rwanda ni ibiki? Mana, iyi nkuru irababaje cyane, iyi nkuru iteye agahinda. Reka nze mbabwire ukuntu byagenze byose. Urupfu rw'uyu mwana w'umukobwa, ejo yari ari muzima atashye nijoro, niho aba bagizi ba nabi bamufashe bamuvutsa ubuzima Imana yamuremye, Imana yamuhaye. Birababaje cyane. Reka twinjire ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Iwe neza banyarwanda banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi ndabaramukije, ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe, mugire ubuzima, mugire amahoro. Uwiteka Nyagasani abiyereke mu byo muba muri gukora byose. Mu isi ni ibibazo, mu isi ni ibirushya byinshi, ariko ikintu cya mbere ni ugusenga Imana. Inkuru yacu uyu munsi irababaje iteye agahinda k'umwana w'umukobwa witwa Mutoni. Uyu Mutoni yazize urw'agashinyaguro, yazize urwa Pilato, yazize urwa Yesu, yazize urupfu rubi ruteye ubwoba, ruteye agahinda, ruteye umubabaro, ruteye agahinda, ruteye amarira. Mutoni yari umukobwa mwiza, abantu bose bamuzi baramuzi. Uyu mwana w'umukobwa yitwaraga neza, akabana neza na buri wese, akitwara neza ahantu hose, ariko ababisha, abagizi ba nabi ntabwo bajya babibona, ntabwo babona yuko umuntu Umutoni Diane ntabwo akiri muri ubu buzima, bitewe n'uyu mubosi wari uhagarariye icyokezo aho ngaho yakoraga. Ariko turifuza yuko inzego zacu z'ubutabera z'umutekano zafata uyu mugabo. Gusa we ako kana kamucoma ngo we babashe buryo ki bamufata, ariko uyu bosi we ntabwo baramufata. Diane we yari yifitiye akabari ke, ahubwo ngo nuko uyu mugabo baje kujya mu rukundo. Bamaze kujya mu rukundo, Diane aza kwibonera undi musheri, uyu aramwanga. Yamujije yuko bakundanaga, ariko kwica umuntu buriya ntabwo ari byo. Yuko mwakundanaga uramureka, ntabwo wamuvutsa ubuzima. Rero baje kuba bamukata ijosi hasigaraho umutsi umwe gusa, ijosi rimeze nk'aho ryavuyeho. Urabona gukata ijosi hari ukuntu barikata, urikata sindanabibona, cyaze nabibonaga ku ngurube, ariko abaturage niko bari gutanga ubuhamya ngo bakase nk'ukata ingurube cyangwa inka. Ibyo birababaje cyane ku banyarwanda, abanyarwandakazi. Uyu mwana witwa Diane, uyu mwana witwa Diane, Umutoni Diane, ariko Imana imwakire mu bayo, Imana imutuza heza, kuko urupfu rwe rurababaje cyane. Ababyeyi bababaye, abavandimwe bababaye, ahantu hose bari hose bababaye, bitewe n'aba bagizi ba nabi babashije kumuvutsa ubuzima bakamwica. Nta kintu yabakoze, ari umuziranenge, yari umwana mwiza pe. Abantu bose, abaturanyi barabivuga yuko yari umwana mwiza, yitwaraga neza ahantu hose, ari ahantu hose akabasha kwitwara neza. Ariko burya nasanze abantu bafite inzangano muri iki gihe, ugasanga umuntu afite inzangano, ugasanga arangana, ahageze aho kuvuga ngo ndafata icyemezo cyo kwica umuntu, ndafata icyemezo cyo kuvutsa umuntu ubuzima. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu biba bibaje cyane mu matwi y'abantu, mu matwi y'abanyarwanda, kubona umukobwa nk'uyu nguyu mwiza nk'uyu nguyu atakiri muri ubu buzima, ahubwo ari abagizi ba nabi bamwishe. Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze umuryango we. Abasigaye birababaje cyane, mwa bantu mwe, abaturarwanda mwese munkurikiye. Ni ibintu bibabaje, ibintu umuntu atavuga uko yasobanura cyangwa afite uko yabivuga. Kubona umukobwa nk'uyu nguyu mwiza nk'uyu nguyu, abagizi ba nabi, abantu bitaga yuko yakoreraga cyangwa bakoranaga, aribo bamwambura ubuzima bene aka kageni. Ibyo rero byabereye mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Gako, ni muri Kabuga. Abantu bazi Kabuga, ni muri Kabuga. Ibyo byababereye umwana w'umukobwa yazize urw'agashinyaguro, yazize kuba ngo yarakundanye n'umuntu akaza kuba
batagikundana. Ubwo ni ubuhamya by'abantu bagiye batanga, ariko Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze abasigaye, kuko ibintu biri muri iki gihe, ibintu biri muri iki gihe ni ibintu biteye agahinda, umubabaro, ibintu byose ukabona biri kugenda bihita. Isomo ry'Imana ni irihe? Ni ukubana na buri wese amahoro, ahubwo ntufate icyemezo cyo kuvuga ngo ndashaka kukuvutsa ubuzima, ndashaka kukuvutsa yuko waremwe. Ibyo ntabwo bibaho cyane, kuko urabikora inzego z'umutekano zikagufata zikagukoresha icyo gihano ukagikora ukakirangiza, kuko ni ibintu biba bibabaje mu bantu bose baba bashaka kuba bagukurikira cyangwa ahantu hose bagukurikira. Imana imwakire mu bayo kandi ikomeze umuryango we, inshuti n'abavandimwe, abaturanyi be bari baturanye. Nta kundi mu isi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, ariko igisubizo cy'ubuzima ni uko twese, waba uri umukire cyangwa umukene, inzira ari imwe tuzaca dutashye. Hahirwa abiyejeje cyangwa abakiranutsi, kuko nibo bazabona ububasha bw'Imana cyangwa ijuru. Ijuru hazajyamo uwarikoreye kandi uwarikoreye neza cyane. Rero mubane neza n'abantu, mwibavutse ubuzima bwabo baremwe. Imana yabaremye ibakunda kandi ibarema ibashyira ku isi neza cyane. Imana ibaha umugisha.